Akuyu munsi nuko tugatangiye ngira ngo mbabwire ngo ubuzima butarimo Yesu, ubuzima butarimo Imana ntago aba ari ubuzima buzima. Dusenga Imana tuyoborwe nayo. Hari uwinjiraga, hari n'uwafunguraga arimo arafata breakfast, nuko mubyita ngo mubyita breakfast, arimo arafata ifunguro rya mu gitondo. Mana Nyagasani, niba ugeze ahangaha aribwo bwa mbere, ugiye kuba wasobanukirwa, ugiye kuba wamenya icyo iyi si yabaye, uko isi isigaye iteye muri iyi minsi. Noneho arimo rwose arasomeza, arimo arafata ji agasoma, ntukanywa. Umukobwa nguko arimo arafungura, arimo arafata ji agafata biswi. Ni buriya buryo arimo araryamo, ni buriya buryo arimo arafungura. Mana Nyagasani, hari uwamubonye yakoze ku kimenyetso cy'umusaraba, yitegereza neza ibyo arimo. Uyu mukobwa nawe bahise bamuvumbura, agira ubwoba cyane. Uyu musasaridoti winjiye yaramubajije ngo ibyo ni ibiki, ibyo ni ibiki ndi kubona? Uyu nawe ubwoba bwaramwishe cyane, abura yacira n'ayamira. Disi yafashwe. Natangiye mbabwira ngo ubuzima butarimo Yesu, ubwo buzima nta kintu buvuze. Tusanga umwami n'umukiza atuyobore mu nzira zacu. Mana Nyagasani, umukobwa yagize ubwoba cyane, yafashwe, yabonywe. Yahise ahamagara baby, ati baby ngwino nkubwire, ati sinzi umuntu twinjiranye hano. Mana Nyagasani, uyu musore yabwiye uyu musasaridoti ati uyu ni sheri wanjye, uyu ni ugomba kumbera umufasha w'ahazaza hanjye. Mana Nyagasani, uyu yamutunze urutoki aramubwira uti ibintu mbonye ni ibintu mbwiye, nizere yuko ntaho bihuriye, nizere yuko ibintu urimo umbwira nta hantu bihuriye n'ibi. Uyu nawe mukobwa yaramubajije ati uyu ninde? Ati uyu ni garafurere, uyu ni padiri, uyu ni mukuru wanjye, uyu nguyu niyo nagira ngo nkwereke, nkuratire ibigwi, nkubwire yuko uyu nguyu ari ugiye kudushyigikira mu kubana kwacu. Ubwoba bwaramwishe cyane kuko azi neza ko amubonye, azi neza rwose amakuru yose uyu musasaridoti yayabonye, ari nako amubwira uti ndagusubiramo, nizere yuko ibintu uri kumbwira atari byo rwose, uri kugira ngo tubashe kuba twaganira. Uyu musore nawe yaravuze uti ibyo nkubwira nibyo, uyu ni umukunzi wanjye, uyu niwe tugomba kubana, niwe nakubwiraga wagombaga kuza ukadusengera mbere yuko tujya gukora umurenge, mbere yuko tujya kwerekanwa. Uyu musasaridoti yaramubwiye uti ibintu uri kumbwira ushobora kuba wavangiwe cyangwa utari muzima, ariko ugomba kuba muzima. Ati ni ukuri ibyo nkubwira ndi muzima cyane, uyu ni umukunzi wanjye, niwe namaze imyaka yose nkubwira. Uyu nawe yakomeje kumutunga urutoki amubwira uti mbonye ibintu bidasanzwe muri iyi nzu, uyu mukunzi wawe ntabwo ari umukunzi wawe, ahubwo ni sekibi ukugendaho. njyewe namwiboneye, umutima wanjye hari ibintu byinshi wanyeretse, ugomba kuba wasobanukirwa, ugomba kuba wamenya. Umukobwa byatangiye kumurya mu matwi. Umugabo nawe uyu musore yatangiye kubwira uti reka guharabika umukunzi wanjye. Uyu mukunzi nawe aramubwira uti uyu muntu ariko sinzi icyo ashaka ahangaha, sinzi icyo adushakaho, niba ari uwamuhamagaye ngo abashe kuba yanteranya nawe, sinzi impamvu. Uyu musore nawe yatangiye kubwira uti hazamo kubahana, uko nkubaha nka garafurere wanjye, ntabwo ugomba kubaha umukunzi wanjye, ukubaha ibyo usanze, ntabwo ugomba kumbwira gutyo. Iyi nzu rwose, iyi nzu irimo umugisha mwinshi, niyo mpamvu ngiye kuzana n'umukunzi ukamusengera, niyo mpamvu ngomba kuzana n'umukunzi nkamukwereka, kuko nta kintu nakora ntakweretse. Mana Nyagasani, ese biragenda bite? Ukurikira intambwe ku yindi. Niba ugeze ahangaha utarakora subscribe, yikore, ubundi tubashe kuba twajya mbere, tubashe kuba twazamuka. Uyu mukobwa yakomeje gukoma amashyi amubwira uti sinshaka kumva ibyo mukuru wawe avuga, nava ahangaha agende, simushaka rwose.
ese biragenda bite? Ati simushaka. Ati ntabwo nshaka muri iyi nzu. Ati ahubwo ni wowe nashaka muri iyi nzu. Gerageza ufate utwawe ugende uva aha ngaha, kuko ibyo nabonye ntabwo nshobora kwemera yuko n'Imana yazabimpora. Umurimo nkora ngomba gukora umurimo mwiza kandi usobanutse ugera hose, kandi nkatanga ukuri kose, nta kuri kutazigera kumenyekana. Uyu nawe yatangiye kumwuka inama amubwira uti ni gute utekereza yuko wansohorera umukunzi wanjye aha ngaha nk'aho ari wowe wamuzanye? Ati ceceka aho ngaho petit frere. Ati ceceka. N'uyu nawe ati nawe ceceka aho ngaho, nakurambiwe. Uranyirukana aha ngaha wanzanye? Ese ubundi urinde wo kunyirukana aha ngaha? Ni wowe wampuje n'umukunzi wanjye. Uyu nawe yatangiye kuzamura ikiganza abwira ati Mana Nyagasani, iyi nzu ndayikweretse, ibiberamo byose ubikontorore nk'uko uri Imana nyamana, kandi ubishyire ku murongo, uheshe agaciro umukozi wawe, uheshe agaciro abawe, uheshe agaciro urukundo rwawe, kandi ibyo byose ubikorere mu kwiyubahisha mu izina rya Yesu. Uyu mugabo yatangiye kugira ubwoba, atangira kureba uyu musore. Umusore nawe yatangiye kureba uyu mukobwa, abona atangiye kuzengera uko arimo avuga ijambo ry'Imana. Uyu nawe yarushagaho guhinduka umunota ku wundi, ariko arushaho kubisha, isura ye igahinduka. Uyu musore nawe yatangiye kwitegereza ibiri kubera aha ngaha, ubwoba bwaramwishe cyane, abura yacira n'ayamira. Ese biraza kugenda bite? Umukobwa yatangiye kumubwira uti wowe nta bushobozi na bumwe ufite bwo kunkura aha ngaha, kuko wowe nagusohora aha ngaha ukagenda umangamanga ucuramye. Umusore aramwitegereza, akareba amagambo avuga, akareba n'uburyo arimo yitwaramo, akabona yuko uyu mukobwa byanga bikunda afite ikibazo. Uyu nawe yakomeza isengesho ryiwe, akomeza kubwira Imana ati Mana waremye ab'isi, urema Sekibi ari mu isi ariko ntabwo atunganira abana b'abantu. Yambiriye kurwanya abeza, yambiriye kurwanya no kwanduza imitima y'ababi. Ndagira ngo nkubwire yuko wa musore we, uyu mukobwa ni dayimoni. Musanze arimo ararya, musanze arimo afungura uburyo budasanzwe, kandi Uwiteka Imana yanyorohereje kugira ngo mbashe kuba nagira icyo ngaragaza, nagira n'icyo nshyira ku murongo. Urasabwa kunyumva rero, ukanyumvira, ukumva ibyo nkubwira, kuko ntabwo nshobora kubona ikibi ngo nyishyigikire, kabone nuko waba warandujwe na Sekibi. Nagusengera mu izina rya Yesu ukabasha kuba wabohoka, ibyiza byose bikakuganaho kandi bikagusesekaraho. Niyo mpamvu rero nshaka yuko uyu mukobwa asohoka aha ngaha akagenda. Ikindi, urwo rukundo rwawe urata wowe nawe ngo mugiye gukora ubukwe bigahagarara mu izina rya Yesu, Imana izagushakira uwawe mu buryo bwose kandi bwuzuye. Uyu nawe mukobwa yatangiye kurakara, yatangiye kubwira uyu musore sheri wiwe, aramubwira ati reka nkubwire wa gasore we rero, niba wampamagaye aha ngaha ngo unteze garafurere wawe, unteze umutwe, unteze kuzengera, ibi byose ngomba kubishyiraho akadomo, mwese nkababirindura, mwese ngakoresha imbaraga zanjye. Ati njye mfite imbaraga zibaruta mwese, Mana Nyagasani. Uyu nawe aramubwira ati izo mbaraga zawe zose nta kintu uzakora, nta n'icyo zahungabanya ku gati kateretswe n'Imana. Iyakaremye n'ikamena, kandi twizera Imana yo mu ijuru yonyine. Mu gihe mwebwe mwizera za nyabingi n'ibigirwamana, twebwe twizera Imana imwe yo mu ijuru yatsinze ku musaraba. Uyu nawe yatangiye kuvuga uti noneho ngiye no gusarana niyahure, ngiye sinzi ikiri kujya mbere. Yaba ari sheri aravuga ibye, yaba nawe bwarafere uravuga ibyawe. Uyu nawe bwarafere we, cyangwa se pasiteri, cyangwa se umusasaridoti, nuko wamwita kose, ni padiri, yakomeje kubwira Imana, yambaza Imana, avuga uti garagaza aha hantu, ubashe kuba wakura ibintu aha ngaha, ubashe kuba wakura uyu mwanzi aha ngaha, ubashe kuba waca inzira. Uyu nawe yatangiye kuyoboka isengesho ryatangiye kumufata. Uyu mukobwa yaramwitegereje mu burakari bwinshi, avuga uti Imana igaragaze, ushyire ibintu byose ku murongo, ugaragaze ikizima aha ngaha, ugaragaze ukuri kwawe hano. Yatangiye kugenda asubira inyuma gake gakeya, abura hajya. Uyu nawe aracyasenga yambaza Imana kugira ngo ibashe kuba yagira ikimufasha. Uyu mukobwa nawe umujinya waramwishe cyane, abura hari igitira, abura icyo avuga. Uyu nawe akavuga uti Mana Nyagasani, ndakwinginze, wavuze yuko nitugera mu mage
uziyubahisha ukatwereka uwo uri we, ukatwereka ubumana bwawe, nkweretse iki kiremwa Sekibi kugira ngo ubashe kuba wamukura ahangaha kandi ubashe kuba wagaragaza ukuri nyako, ugaragaze ineza yawe n'urukundo rwawe. Uyu musore yatangiye kurira, yatangiye kuvuga uti ese ibi ni ibiki, ese ibi ni ibiki, ndakora iki mana yanjye, mana yanjye. Nawe yatangiye gusenga, yamaze kubona yuko umukobwa nawe rwose ari Sekibi, afite imyuka mibi, nta kintu ari kuvuga kuva yamubwira yuko nawe agomba kumubirindurana na garafurere wiwe cyangwa se pasiteri wiwe, agomba kuba yabishyira icyo abikoraho. Yatangiye kugira ubwoba, atangira kubona yuko uyu mukobwa nawe ari akasamutwe. Uyu mukobwa yatangiye gutera ubwoba uyu musore, ati njyewe ndagukunda kandi ni wowe nkunda. Akivuga uti ndagukunda, umusore yaramwiyatse. Umusore nawe yahise amwiyaka, aramubwira uti mvaho, ati njyewe ntabwo nkiri sheri wawe, nta nubwo nkuzi, nta nubwo ngomba kukumenya, nta nubwo nzigera nkumenya. Yahise amukatira ku byo abonye, ku byo yumvishe. Mbabwira ngo Uwiteka Imana ntaho atagutabara. Niba ukeka yuko Imana itagutabara, ibibi byose wakora, ikibi cyose wakora, iyo usabye Imana imbabazi irakubabarira kandi irakubahisha. Uyu nawe yakomeje kubwira uyu mukobwa, amubwira uti Imana ni imwe yonyine. Mu gihe mwebwe musenga Imana nyinshi, mwebwe mwamwoherejwe na Sekibi, urukundo rw'Imana nirwo ruganza. Urukundo rw'Imana, imirimo y'Imana niyo ikwiye kuganza. Uyu nawe yabuze aho acira n'ayamira, ashaka gusohoka biranga, atangira kuvuga uti mana igaragaze. Ese ni ukubera iki abantu iyo bageze mu mage aribwo biruka gusaba Imana imbabazi, aribwo biruka gusenga? Tujye dusenga n'igihe twishimye ndetse n'igihe tubabaye, twe gusenga Imana muri periode imwe. Mu gihe tugeze mu makuba dusenga Imana umunsi ku munsi, izagenda iduha umugisha. Uyu nawe yatangiye kumubwira uti ngiye kukwereka icyo Imana imbwiye, ngiye kukwereka icyo Imana imbwiye. Ese icyo Imana imubwiye ni igiki? Nicyo ugiye gusobanukirwa. Niba ugeze ahangaha utarakora subscribe, yikore. Ubundi yikore, ni ibintu byoroshye cyane. Ubundi turebe icyo Imana igiye gukorera aha hantu mu izina rya Yesu. Mbabwira ngo niba musenga mujye mukomeza musenge. Yaramusengeye ibintu bitangira kumusohokamo. Yatangiye kuvuga uti ndagutsinda mu izina rya Yesu. Manura imbaraga zawe zize zitwongore Sekibi muri iyi nzu. Ati ndakwinginze, wavuze yuko uzadutabara, wavuze yuko uziyagaragaza, wavuze yuko ineza yawe izigaragaza. Waravuze ngo babiri bateranye uzabasanga, dusange udutsindire Sekibi, udutsindire. Waduhaye ububasha bwo gutsinda Satani no kumukandagira na Sikorupiyo. Igaragaza aha hantu Mana Nyagasani, uhe buri kimwe cyose ahangaha. Iyi nzu ihe umugisha. Tabara murumuna wanjye, umuhe ubuzima buzima, ukure Sekibi ahangaha. Ibyo byose mbisaba twizeye kandi n'urukundo rwawe ko rukora. Uracyari ku ngoma. Tabara umuryango wawe Mwami. Ese biragenda bite? Uko nguko niko umukobwa yatangiye kwigaragura. Imbaraga z'Uwiteka zirimo ziramujombagura, ari kumva ari ibishinge bimujombagura n'ibisongo. Akabura aho ajya agatabaza za ryangombe, agatabaza bamutumye. Yaraturitse neza cyane rwose. Uwiteka akoze ibitangaza. Yahise ahinduka umuriro, arahinduka umuyonga. Imbaraga z'Imana zirigaragaze. Iki nicyo yavugaga ati hari icyo Imana imbwiye. Icyo Imana imubwiye n'icyo ngicyo. Yagombaga gusimba Imana, akavuga turakoze cyane kubw'ibitangaza ukoze. Murumuna wiwe aramureba, aramwitegereza cyane, ahise abona yuko ari umuntu udasanzwe. Buri abantu b'Imana bahawe amavuta ntabwo basanzwe. Mujye mububaha, mubaha agaciro gakwiye. Mana Nyagasani, niba ugeze ahangaha wanyuzwe n'iyi video, jya muri comment utwandikire. Kandi niba wayikunze cyane ugisharinge inshuti zawe. Jya muri comment wandikemo ati amen. Uyu nawe yifashe mu mutwe, yabuze uko agira. Yarebye uwo wita umugore we, yarebye uwo bari bamaranye igihe, yarebye uwo bapangaga kubana ubuzima bwe bwose.
ubwoba bwaramwishe, yikorera amaboko, atangira kumva atazi, atangira kumva adasobanukiwe. Uyu nawe yahesheje Imana icyubahiro, avuga turakoze kwihesha icyubahiro mwami, ineza yawe irakoze cyane kwigaragaza. Yarahindukiye areba murumuna wiwe aramubwira uti gira amakenga, ati kandi kubaha Imana nibwo bwenge, ati kandi hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, niyicare mu nzira y'abanyabyaha, niyicare mu nzira y'abakobanyi, uwo niwe uzemerwa kandi mu gihe cyose mu izina rya Yesu. Ati kandi uwo nguwo azahanwa n'igiti giteye ku mugezi, kizera imbuto zacyo mu gihe zacyo mwami, kandi utabikora azaba ahwanye n'umukumbi cyangwa inkumbi zitumuka. Mbabwira ngo uyu musore aratabawe, kandi atabawe neza cyane. Niba nawe utajya wemera yuko Imana ikora, niba utajya wemera yuko imyuka mibi ibaho, iki nicyo gihe niba ureba iyi filime, niba ukurikira Dom Drama, ujye ubasha kuba wasobanukirwa, umenye icyo ugomba gukora mu gihe gikwiye. Ibyo byose mbabwira ni ukuri kwambaye ubusa. Iki kirere cyacu cyarangiritse ku rwego rw'uko ugomba kubaho usenga, ugomba kuba ufite aho ubarizwa kandi usenga Imana nyamana, usenga Imana nyamana. Imana nyamana niyo itabara. Uyu yarakomeje kumubwira, aramubwira uti uramenye, menya ibyawe, umenye abo mukundana, umenye buri kimwe cyose uburyo ugomba kugikontorora. Iyi nzu ni iyawe, ariko umwanzi wawe ari muri wowe, bijyanye n'amahitamo yawe, bijyanye n'ijisho ryawe. Ijisho ryawe ryo ribona, amatwi yawe ibyo yumva agashyira mu bikorwa, niyo abasha kuba yakurwanya. Saba Imana, saba umwuka akuyobore, ubashe kubona ibizima, ubashe kubona amahitamo meza, ubashe kubona urukundo rwa nyarwo. Ibyo nibyo nkubwiye wa muhungu we. Atugomba kumenya neza, ati rwose bro, atumbabarire cyane, atuye mukunzi namuhitiyemo na mama wanjye niwe wamumpitiyemo, ambwira yuko tugomba kubana ari umuntu mwiza. Uyu nawe aramubwira uti nta muntu ugomba kuguhitiramo, Imana yonyine niyo igomba kuguhitiramo. Jya ukunda Imana, uyikunde uyubahishe, kuva mu byaha nibwo bwenge. Mana nyagasani, ese niba ugeze ahangaha wakora icyo ari wowe? Ese nawe wakwiyegurira Imana? Uyu arambwira niwe wari kubwira musanga Imana, yemwe abarushye n'abaremerewe. Gahunda zanyu zose muzereke Uwiteka niwe uzazishyira ku murongo. Uyu nawe yamanitse ikiganza ahereza Imana icyubahiro, avuga turakoze cyane kuntabara, urakoze rwose, urakoze. Ngomba kwisubiraho, ngomba kujya ku murongo. Udakijijwe ntakizwe, njyewe ndakijijwe, ndi mu murongo wo gukizwa. Njyewe ubabwira ahangaha nitwa Watara, ubagezaho izi nkuru nkazirikodinga, nkazisubiramo, nkazibasobanurira mu Kinyarwanda, mbabwira ngo ciao ciao, Imana ibarinde.